Shalom, turakuramukije. Imana y'amahoro ibane nawe. Tuguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana nanone kuri Senga Ubuhoke. Wowe tubana nawe aho uherereye hose, mu gihugu mo imbere, hanze y'igihugu, hirya no hino, ku isi aho waba uri hose, ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dufate umwanya mwiza wo gusenga kugira ngo tuganire mu ijambo ry'Imana. Uwiteka turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe. Ohereza umwuka wera yambara imitima yacu, fata imitima yacu, fata ubwenge bwacu, fata akanwa kacu. Umwuka wera fata n'amatwi yacu. Urabizi ko tutabasha kumva ijambo by'ukuri tutabihawe n'umwuka wera. Mwuka wera ururuka twumva ukuri, twumva ijambo ryawe, duhishurirwe byinshi. Wavuze yuko hatari ishurirwa abantu bigira ibyigenje. Mwuka wera manuka uduhishurire byinshi kandi tuganirize byinshi. Ganiriza abaje bose kuri Senga Ubuhoke mu izina rya Yesu Kristo. Ubigishe kandi ubahugure kandi ukore umurimo ukomeye mu bugingo bwabo. Urakoze Mwami ko nanjye muri njye ukoze umurimo ukomeye muri njye biciye mu ijambo ryawe wohereje kuri twe, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Tujya dusoma mu ijambo ry'Imana tukabona ngo nuko ijambo ry'Imana riza kuri Yeremiya, ngo nuko ijambo ry'Imana riza kuri Ezekiyeli. Ijambo ry'Imana iyo rije risoza icyo ryatumwe gukora. Ijambo ry'Imana rirakora, ijambo ry'Imana riragenda, ijambo ry'Imana rirareba, ijambo ry'Imana rirakora rigasoza icyo Data mu ijuru yaritumye. Tugarutse rero mu kuganira uyu munsi uburyo umurozi cyangwa abarozi bashobora kugura ubuzima bwawe, ejo hawe, hakoreshejwe uburozi. Umurozi akaba yagura umubiri wawe, kandi yamara kuwugura nawe akongera akawugurisha mu isi y'umwuka. Noneho ukaba waca mu bibazo bitewe n'uko abarozi baguze ubuzima bwawe bakoresheje uburozi bwabo, cyangwa ukaba wahura n'intambara n'ibitero bitandukanye biciye cyangwa bitewe n'uko waguzwe cyangwa se ukagurishwa mu isi y'umwuka bikoreshejwe imbaraga z'uburozi. Ibi ni ibintu utapfa kumva neza no gusobanukirwa, ariko hamwe n'umwuka wera, hamwe no gusoma ijambo ry'Imana, umwuka wera arakumurikira. Hanyuma nyuma yaho hari isengesho rirube riri ku isengesho ribohora, ribasha kwangiza ibyo byose, rigahagarika ibyo byose. Kuko imbere y'Imana buri kibazo cyose kiba gifitiwe igisubizo. Nta na kimwe ushobora gucamo Imana idafite umuryango w'uburyo ugomba kugisohokamo. Kuko mu ijambo handitse yuko ngo hamwe n'ibitugerageza byinshi duhura nabyo bitandukanye, Imana ishyiraho umuryango cyangwa ica akanzu ko kubisohokamo. Niko ijambo ry'Imana ribivuga. Kubw'ibyo rero, buri kibazo cyose mu isi y'umwuka, cyangwa se buri kigeragezo cyose wakwibonamo mu isi y'umwuka, Imana iba yamaze no gutayarisha uburyo bwo gusohoka muri icyo kibazo. Niyo mpamvu tutagomba kugira ubwoba. Kubera iki? Abakorinto ba mbere igice cya 10 n'umurongo wa 13
handitse ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Mu yandi magambo, Imana buri kibazo cyose ibona ku buzima bwawe iba yarateganyije uburyo bwo kuba wabasha kugisohokamo, iba yarateganyije inzira uzacamo kugira ngo ukivemo. Humura rero. Tangiye rero tuvuga ngo nyuma yo kureba uko abarozi bakoresha uburozi bwabo bagafata ubuzima bw'umuntu bakagura ubugingo, ubuzima, imibereho y'umuntu, ndetse n'ubugingo bukaba bwafatwa, bukaba bwanagurishwa bugahinduka nk'igicuruzwa, cyangwa se bugahinduka produit bashyira ku isoko bakayigurisha. None ukisanga uri mu bibazo by'uko waguzwe. Nk'uko ejo twabonye mu isi y'umwuka, ishyari n'urwango rw'abantu bo mu muryango rwabatera kukugurisha, cyangwa se abo mukora akazi kamwe bakaba bakugurisha, cyangwa se abavandimwe bakaba bakugurisha bitewe n'ishyari n'urwango. Ubu tugiye kureba noneho aho ngaho ubwo ejo twabonye ukuntu Yakobo yagurishijwe na bene se, ariko babitewe n'ishyari n'urwango rw'uko batifuzaga ko abaruta. Ariko Yakobo akaza kwisanga mu bibazo, akisanga mu maboko ataraye bitewe n'uko yari yagurishijwe. Ubu icyo tugiye kureba, ubwo twabonye n'isengesho tugomba gusenga kugira ngo duhagarike ishyari n'urwango dufitiwe ku isengesho ribohora official. Ahangaha rero tugiye kureba uburyo noneho urwango rw'abarozi, abarozi ubwabo bashobora kukugura, uburyo bagura umuryango bakoresheje uburozi bwabo, bwa burozi bwabo umuryango n'abawukomokaho bakisanga bari mu yandi maboko batoteza mu isi y'umwuka, batateganyaga kwisanga muri ayo maboko. Reka rero ntabatindiye tujye mu byanditswe byera, dutangire dusome. Hanyuma nyuma yo gusoma ibyanditswe byera, ndabizi neza ko umucyo wa Kristo cyangwa umucyo w'ijambo ry'Imana urakumurikira. Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe ni umucyo kandi n'itabaza ry'ibirenge byanjye. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rimurikira ibirenge byacu, tukamenya aho dukandagira n'aho tudakandagira. Ni ijambo ry'Imana rero rifite kukumurikira kugira ngo usobanukirwe umucyo ukuri kose. Yego, ngaho reka twihute dusome mu gitabo tubona muri Nahumu, igice cyaho cya gatatu. Nahumu igice cyaho cya gatatu. Ni ahantu havuga ngo kurimbuka kw'inenewe. Ariko uku kurimbuka kw'inenewe, reka turebe icyo kurimbuka kw'inenewe kwaje kuzira. Ijambo ritangira rivuga uhere ku murongo wa mbere ngo umurwa uvusha amaraso uzabona ishyano, wuzuwemo ibinyoma n'ubwambuzi, ntabwo basiba kunyaga. Urusaku rw'ikiboko, urusaku rwo guhinda kw'inziga, imirindi y'amafarashi agenda aca isibo, ikiriri cy'amagare y'intambara asimbuka. Ugendera ku ifarashi akisuka mu rugamba, n'inkota irabya indimi n'icumu rirabagirana, n'abishwe
ishyano ryose, intumbi nyinshi zigerekeranye, n'abapfuye ntibabarika, barasitara ku ntumbi zabo. Noneho rero sasa impamvu y'uko kurimbuka Imana irimo iragenda ivuga kuri uyu murwa wa Ninewe, irahavuga urusaku rw'ibiboko, irahavuga urusaku rwo guhinda kw'inziga, irahavuga imirindi y'amafarashi agenda aca isibo, ikiriri cy'amagare y'intambara yasimbuka, ikongera ikavuga kuri uyu murwa abagendera ku mafarashi bakisuka mu rugamba, n'inkota zirabya indimi, n'icumu zirabagirana, n'abishwe ishyano ryose, ngo n'intumbi nyinshi zigerekeranye, n'abapfuye batabarika, basitara ku ntumbi zabo. Babitewe n'iki rero? Umvira ijambo ngo ibyo byose byatewe n'ubusambanyi bukabije bwa maraya wakundwaga, umurozikazi w'umuhanga ugura amoko ubusambanyi bwe, akagurisha n'imiryango uburozi bwe. Urumva iri jambo ritweretse impamvu iya Baburoni yagombaga kurimbuka. Icya mbere yari itewe n'ubusambanyi bukabije ngo bwa maraya wakundwaga umurozikazi. Uyu murozi hano turimo turamubonaho ko yari n'umumaraya, uyu murozikazi, ariko ngo akaba ari umurozi w'umuhanga. Noneho ngo uyu murozi w'umuhanga hari ukuntu yaguraga amoko. Bivuga ngo ntabwo yaguraga umuntu umwe, yaguraga abantu benshi, akabagura mu isi y'umwuka. Ibi birimo biravugwa ni mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari mu buryo bw'umubiri. Uyu murozikazi ngo w'umuhanga yari afite uburyo yaguraga amoko, ariko mu kugura amoko cyangwa kugura imbaga nyamwinshi y'abantu, yakoreshaga ubusambanyi bwe. Ariko ubwo busambanyi hano turi kuvuga ngo akagurisha imiryango uburozi bwe, yagurishaga imiryango akoresheje uburozi bwe. None hano ni iki Bibiliya itwigisha? N'iki iri jambo ritwigisha? Iri jambo riratwigisha ko umuntu ashobora kugurisha umuryango akoresheje uburozi bwe. Hari uburozi bushobora kuba buri mu muntu, ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka umurozikazi, buriya umuntu wishora mu busambanyi bwinshi cyane, mu isi y'umwuka nawe ahinduka umurozi wangiza abandi bantu. Umuntu uba warabaye mu busambanyi bwinshi, ukaba uri umugabo cyangwa umusore waragiye gusambana n'abakobwa benshi cyane, muri wowe uragenda ukuzura imyuka mibi myinshi y'abo bakobwa uba warinjiyemo. Noneho sasa uburyo urogamo, iyo uhuye n'umwana w'umukobwa utarigeze yishora muri ibyo bintu, uramwangiza, uhita umushoramo bwa burozi bwose bwa ya myuka mibi yaba bakobwa winjiyemo, ukangiza uwo mukobwa. Cyangwa niba uri umugabo ufite umugore, ukaba uhora uzerera mu ndaya no mu bagore batandukanye n'abakobwa, umugore we akaba atuje ataguca inyuma, ukaza ukamwinjiramo, ya myuka yose waravanye muri ba bagore n'abakobwa winjiyemo, uraza ukabitaransfera, ukabyohereza mu buzima no mu bugingo bwa wa mugore uba umuhemukiye. Niyo mpamvu rero iri jambo rivuze ngo uyu murozikazi yaguraga imiryango akoresheje uburozi bwe. Kumbe mu mubiri w'umuntu ashobora gutwara imiryango myinshi akoresheje uburozi bwe. Umuntu ashobora kugura abantu benshi akoresheje uburozi bwe, ugasanga waraguzwe, washyizwe mu yandi maboko mu buryo bw'umwuka utaruzi uzisangamo. Ayo maboko agatangira kugutoteza, ayo maboko agatangira kuguteza ibibazo. Urumva umuntu wese uri mu maboko ataraye, wa muntu
uri mu maboko ye, ashobora kugukoresha ibyo ashaka, yagutoteza uko abyifuza. Ni nk'umuntu ushobora kuba ari mu gihugu atazi, kitari ikiwabo, atavukiyemo, adafite umuntu aziranyemo nawe, ndetse akaba adafite n'ibyangombwa by'icyo gihugu. Ibaza ukuntu uwo muntu bene icyo gihugu bamutoteza uko babyifuza n'uko babishaka. Hari bamwe muri twebwe twagiye tuba mu bihugu bitandukanye. Urabizi ko umuntu uri mu gihugu utavukiyemo, umwenegihugu w'icyo gihugu yashatse kugutoteza, ukaba uri muri icyo gihugu udafite ubwenegihugu bwacyo, amategeko y'icyo gihugu atakurengera, cyangwa icyo gihugu kidafite imiyoborere myiza, umuntu wo muri icyo gihugu ashobora kugutoteza akakugirira nabi. Twagiye tubona abanyarwanda birukanwa n'imitungo yabo bakayibanyaga, bari batunze mu bihugu bitandukanye, ariko kuko batungiye mu gihugu kitari icyabo, bene icyo gihugu bakabirukana, bakabamenesha, bakabambura ibyabo. Uko niko bigenda iyo wisanze mu maboko atari ayawe, ukisanga mu gihugu utakagombye kuba urimo mu isi y'umwuka. Umurozi yakuguze agutwara mu buryo bw'umwuka, akakujyana muri ya si yiwe akoreramo y'abadayimoni n'imbaraga z'umwijima. Noneho agatangira kugutwaza igitugu akoresheje ya myuka y'igihugu abarizwamo, aricyo gihugu cy'imbaraga z'umwijima n'abadayimoni. Agatangira kukubuza amahoro. Aho niho uzisanga uhorana umutima uhagaze, niho uzisanga uhorana ubwoba bwa hato na hato, niho uzisanga nta mahoro ugira mu bugingo bwawe, niho uzisanga uhora ushikagurika, niho uzisanga ibintu bigenda mu mubiri wawe, kumva ibintu birakatakata mu mubiri wawe bigutondagira bimeze nk'ubushishi, ubundi ukumva ikintu kiborogera mu nda yawe, bivugira mu nda yawe. Niho uzisanga urota inzozi z'iterabwoba, ukarota ibintu bihora bikuniga. Inzozi zawe zikaba ari iz'iki? Ari iz'inzoka, ari iz'ahantu habi. Uraryama ukabona uri ahantu habi gusa, ukarara ahantu habi. Menya ngo icyo gihe nta kindi cyabaye. Mu isi y'umwuka ufite umurozi wakuguze, agura ubuzima bwawe, abukura aho bwakagombye kuba buri, abwimura bukuye mu mahoro yabwo, abwimura bukuye mu mudendezo wabwo, abujyana mu bubata, ariko akoresheje uburozi bwe. Iri jambo ritweretse yuko uyu murozikazi w'umuhanga yaguze imiryango myinshi akoresheje uburozi bwe. Cyambere yabanje kugura amoko ayagura akoresheje ubusambanyi. Wa mugabo wabura ahangaha hari umugore wakuguze yarakoresheje ubusambanyi bwa kirozi, yarakoresheje uburozi bukomeye uri mu maboko y'umugore utazi, umugore utazi afite inyenyeri yawe, indaya utazi wahuye nayo, ifite icyubahiro cyawe yaragitwaye, indaya utazi wahuye nayo, yari ifite uburozi mu maguru, yari ifite ibyo yisiga mu gitsina ikoresheje uburozi bwayo, yari ifite ibyo ikenyereraho, yari ifite imigenzo n'imihango ikoresha kugira ngo yigarurire abagabo. Iyo ndaya ugasanga nyine yasigaranye ubuzima bwawe. Niyo mpamvu urwana na promotion bikanga, ukarwana no kuzamuka ntibigukundire. Kubera iki? Hari uwaguze ejo hawe akoresheje uburozi bwe butandukanye, arakukontorora, arakwitwarira, uri mu maboko utari yawe, ntubasha kwigenzura kubera imbaraga z'uburozi. Rero sasa wa mugore we, wa mukobwa we, ushobora nawe kubona nyumva nta mahoro kano kanya ugira, uhora ushikagura kurara ahantu habi. Ibyo navuze byose naho ubyibonaho. Kubera iki? Hari umugabo w'umurozikazi
hari umugabo w'umurozigabo, nako ntabwo ari umurozikazi, ni umurozigabo wakoresheje uburozi bwe afata ubugingo bwawe biciye mu maguru y'abagore yagiye yinjiramo n'abakobwa yagiye yinjiramo batandukanye. Umubiri we waragiye uhinduka indiri y'imivumo n'abadayimoni. Umubiri umaze n'ubugingo bwe bumaze kuba indiri y'abadayimoni n'imyuka itandukanye. Akwinjiyemo agufata mu mwuka, afata ubugingo, kuko sex hari ahantu sex ikorerwa mu bugingo bw'umuntu. Reka nongere nsubiremo, imibonano mpuzabitsina ikorerwa mu muntu w'imbere kuruta uko ikorerwa mu muntu w'inyuma. Umuntu yaraje yinjira muri wowe asanzwe yaragiye yinjira mu bugingo bwa benshi. Mu bugingo bwa benshi ahanyunyuza imivumo, ahanyunyuza uburozi n'imyaku n'imikoshi, ahanyunyuza abadayimoni mu bugingo bwe. Uwo mugabo amaze kunyunyuza abadayimoni mu bugingo bw'indaya zitandukanye n'abagore batandukanye, araza kwinjiramo. Akwinjiyemo agutwarira mu mubiri we no mu bugingo bwe hakoreshejwe uburozi bwa ndani bwo mu mwuka butaboneshwa amaso y'umubiri. Aragutwara. Amaze kugutwara kano kanya, warakijijwe ariko urimo uraca mu ngaruka z'ibyo bintu byahahise. Warakijijwe urimo uraca mu ngaruka z'ibyo bintu byahatambutse, kuko utigeze umenya ubwo burozi bwacengejwe mu bugingo bwawe. Ndagusengera kano kanya kugira ngo imbaraga z'umuriro w'umwuka wera zururikire mu bugingo bwawe, zitwike uburozi bwose bwaguze ubugingo bwawe bukagura imibereho yawe. Watwawe ibitekerezo bizima, watwawe ubwenge, watwawe gushishoza no kureba kure, watwawe gufata imyanzuro aho ugomba gufata ibyemezo. Ntugifite ubushobozi bwo gufata ibyemezo aho ugomba kubifata. Ntugifite ubushobozi bwo kwikontorora no kwiyobora, kubera bwa burozi bwacengeye muri wowe mw'imbere. Buragenda bwonona ibyo bice by'umuntu w'imbere. Aka kanya ugaragara nkaho umubiri wawe ari muzima, inyuma uri muzima, ariko imbere hangijwe n'ubwo burozi bw'uyu murozikazi w'umuhanga cyangwa umurozigabo w'umuhanga. Uko ijambo ryavuze ngo ibyo byatewe n'umurozikazi w'umuhanga, kandi ngo uyu murozikazi ari we maraya yarakundwaga, ngo akagura amoko. Iyo ijambo rivuga amoko, ni ukuvuga ngo yafataga runaka agafata runaka agafata runaka agafata runaka. Ntabwo Bibiliya ivuze ubwoko. Uyu murozi yafataga amoko, ni ukuvuga ngo yafataga abantu benshi batandukanye, agafata abarebare, abagufa, ababyibushye n'abananutse, agafata ab'inzobe, ibikara batandukanye. Nibyo bita ko uyu murozikazi yagiye afata amoko, agura amoko, arayagura. None ugakomeza ukavuga ngo ariko ayagura akoresheje ubusambanyi bwe, ngo akagurisha n'imiryango uburozi bwe. Kumbe ntabwo yagarukiye aho ngaho. Nyuma y'ayo moko n'imiryango yatangiraga kuyigurisha, akayigurisha akoresheje uburozi bwe. Arayigurisha kwande? Arayigurisha kwa Satani. Kubera iki Satani yamuteretse hano mu isi? Amaze kumutereka hano mu isi avuga ati uzajya utuzanira abantu ukoresheje uburozi bwawe, ubazane hano ikuzimu ubatugurishe, natwe tuzajya tuguhemba, tuguha ibihembo ibi n'ibi. Nuko rero mu isi y'umwuka uyu murozi nawe akora ashishikaye, akazajya agura amoko, yamara kuyagura ngo akayagurisha akoresheje uburozi bwe. Mu burozi umurozi yakugurisha. Umurozi yatwara umusatsi wawe, wa musatsi wakawugurisha kwa Satani. Satani akamuha imbaraga, Satani akamuha ubwenge bwawe, Satani akamuha inyenyeri yawe. Umurozi yakoresha uburozi bwe akoresheje sex ye,
muri sexe y'uwo murozi kazi kukwinjiramo gusa, deal is done. Hanyuma bikaba birarangiye neza, igikorwa kikaba kirakozwe. Yani tendo likawa limetimia kwa kutumia uchawi wa mugabo we, wa mugore we, wa musore we, wa mukobwa we, wa muntu we uri hano kuri iki gicaniro k'ijambo ry'Imana, kuri senga ubohoke, zibukira gusambana, zibukira uburozi bw'ubwoko bwose, warogerwa muri sex utabizi. Wa mukobwa umugabo yagutwara akoresheje uburozi bwe, ushobora kuba waratwawe kera, wa mugore we waratwawe kera cyane, aka kanya waramanuwe mu isi y'ikuzimu. Hari sex zimwe na zimwe zihita zitransfera abantu ikuzimu, muntu akakumanura ikuzimu. Muntu ni munini, ntuzarebe umubiri w'umuntu ngo wibwire ko umubiri w'umuntu ubonye ari umuntu. Muntu ni umuntu w'imbere, muntu ni umwuka. Uramenye sigaho kureba umubiri w'umuntu ngo mvuge ngo ni umuntu. Umuntu ni umwuka, kandi umwuka ni mugari, ni munini cyane. Mu muntu w'umwuka, mu muntu w'imbere, mu mwuka w'umuntu hashobora guturwamo abadayimoni 10,000, hashobora guturwamo abadayimoni 2,000. Twabonye umuntu Yesu Kristo yirukanyemo abadayimoni 2,000. Birukankira muki, birukankira mu ngurube zageraga mu 2,000 zirapfa. Kubera iki? Buri mudayimoni yagiye yinjira muri buri ngurube, yinjira muri buri ngurube, ingurube 2,000 zirapfa, zishwe n'abibaze abantu, imyuka mibi y'abadayimoni 2,000 yitwaga ingabo z'ikuzimu, zari ziri mu muntu umwe, zinjiye mu ngurube ziragenda zihotora iki? Ingurube zirapfa. None rero ibaze umuntu urimo wabamwe abadayimoni barenga 2,000, araja kwishoyemo, akwinjiyemo wa mukobwa we, akwinjiyemo wa mugabo we, cyangwa se nawe wa mugabo we uragiye winjiye mu muntu urimo iyo myuka yose. We warebye agaho k'inyuma, ureba agasura, wibwira ngo ni keza, ariko mu mwuka muri ako gaho urebamo hapakiyemo ibikoko, hapakiyemo ibiremwa by'umwuka byavumwe. Urinjira birakurya, urinjira biragufata. Umva wa mukobwa, wa mugore, urareba umusore n'uburanga, afite ibiki n'ibiki byose, afite ibituza n'imbogari, kavuga ati iki kisore ni cyiza ko gifite umubiri, cyangwa iki kigabo ni cyiza gifite ni ikimbogari, gifite amatuza, cyarateruye, gifite icyangwe. Ariko muri icyo kibiri hapakiwemo amashitani n'utwuka, kirakwinjiramo, kiragutwarisha ubwo burozi bw'ibyo byuka bikirimo. Ubusanzwe uburozi ni umwuka, buba mu mwuka, burangiza. Hano rero sasa iri jambo rirakomeye. Urabyumvise ko uyu murozikazi yaguraga amoko, ariko yamara kuyagura ngo akongera akagurisha imiryango akoresheje uburozi bwe. Ibyo Imana ibibonye rero ipanga kurimbura Inenewe, kuko uwo murwa w'Inenewe wari umeze gutyo, urimo abo barozi bateye bareka. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, reka dukomeze mu byahishuwe ariho dusoreza, turebe noneho ukuntu nyuma yaho ubugingo nabwo bugurwa n'imibiri y'abantu igurishwa. Ni mu mwuka ibi ngibi tugiye kureba mu byahishuwe igice cyaho cya 18. Aha ngaha tubonye rero ko imiryango n'amoko uburyo yagurishwaga. Reka tugende mu byahishuwe turebe n'ukuntu imibiri y'abantu n'ubugingo bw'abantu mu isi y'umwuka bigurishwa. Byahishuwe igice cya 18. Ngaho reka dusome byahishuwe igice cya 18.
n'irimbuka rya Baburoni, niko titiri itangira ivuga. Reka turebe, duhere ku murongo waho wa 10. Ngo bahagaritswe kure no gutinya kubabazwa kwawo, bati ni ishyano wa mudugudu munini we wa Baburoni we, wa mudugudu ukomeye we, ubonye ishyano, kuko mu isaha imwe iteka uciriweho rigusoreyeho. Ngo n'abatunzi bo mu isi nabo bazawuririra bawuborogere, kuko ari ntawuzaba akigura urutundo rwabo. Ubwo urutundo umenye ni ubucuruzi bwaho cyangwa ni ibicuruzwa byaho. 12 akavuga ngo ari izahabu ari ifeza. Batangiye kutwereka rero ibicuruzwa biri muri uyu mudugudu cyangwa se biri muri uyu mudugudu ukomeye wa Baburoni. Ngo ari izahabu ari ifeza, ari amabuye y'igiciro cyinshi, ni margarita n'imyenda y'ibitare myiza n'imyenda y'imihengeri na hariri n'imyenda y'imihemba n'ibiti byose. Ubwo urumva nyine ni ibicuruzwa bitandukanye barimo baratwereka biri muri uyu mudugudu cyangwa se muri uyu murwa. Ngo n'ibiti byose by'imibavu n'ibintu byose byaremwe mu mahembe y'inzovu by'igiciro cyinshi, n'ibyacuzwe mu miringa n'ibyacuzwe mu cyuma n'ibyaremwe mu ibuye ryitwa marimari. Barimo baratwereka yani ibicuruzwa bitandukanye by'ubwoko bwose biri mu biri muri uyu murwa, business ikomeye cyane. Turi kubona hano bari kutwereka yari iherereye muri uyu mudugudu wa Baburoni. Hari hangwa amazahabu, hari zahabu, isoko rya zahabu, isoko ry'ifeza, isoko ry'amabuye y'igiciro cyinshi, za diyama n'ibindi, margarita n'imyenda myiza cyane. Ngo ni inganda n'ibiki nyine bagenda bakwereka inganda zikora imyenda, inganda zikora zikora imparufeni, ngo n'imibavu ihumura neza nyine, ngo n'amahembe y'inzovu, ngo n'ibindi bibajwe mu biti by'igiciro cyinshi. Murabizi ko ubwo nyine ni ibintu biva mu mbaho, bino bikorwa biturutse mu mbaho z'igiciro. Noneho rero sasa twakomeza tugasoma ku murongo wa 13 ngo n'umudarasini n'ibinzari, ngo n'imibavu n'amavuta meza. Murabizi nyine hari amavuta abahenze abagura za miliyoni zingahe. Ngo n'amadahano, ngo n'icyome n'inzoga. Murabizi hari inzoga zihenze cyane zigura amamiliyoni n'amamiliyoni. Ngo n'amavuta ya elayo, ngo n'ifu y'ingenzi n'amasaka. Urumva ni ibinyampeke, isoko ry'ibinyampeke gutyo. Ngo n'inka n'intama n'amafarashi n'amagare. Hepfo akandikwa ngo n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. None umva iyi business Imana yabonaga ikorerwa muri Baburoni. Baburoni ikabona haracuruzwa imibiri y'abantu, nayo iri ku isoko. Hagacuruzwa ubugingo bwabo, nabwo ikabona buri ku isoko. None sasa kubw'ibyo Imana ihitamo kurimbura iyi Baburoni yari ikomeye. Yabonaga irimwo ubucuruzi buteye ubwoba, aho abantu bacuruza ibyo bintu twasomye, za zahabu, za diyama, za peteroli, aho abantu bacuruza imyenda y'ubwoko bwose, aho abantu bacuruza imikufi, ibintu byose bitandukanye, ibicuruzwa biva mu mbaho, aho abantu. Ariko ngo Imana ikabona hanacururizwa ubugingo bw'abantu ndetse n'imibiri y'abantu. Imibiri y'abantu iragurishwa mu sheri. Ntabwo mwari mubizi ko Bibiri bivuga. Iyi Baburoni mu isi y'umwuka, ibi ni ibikore biherereye mu isi y'umwuka. Imana yitegereza isi ikabona ukuntu imibiri y'abantu igurishwa. Imibiri y'abantu abarozi baba bayishaka kugira ngo barye inyama zayo, banywa amaraso yabo. Mu isi y'umwuka baricara bakavuga bati runaka tuzamurya mu kwezi runaka, mu mwaka utaha. Buri Imana igukoze ku maso ukareba ukuntu kwa buriya ahantu haba hari abarozi mu isi y'umwuka, baba binjiye mu mwuka, mu bitaro cyane, baba hari biteguye gufata imibiri bagomba kujya kurya mu buryo bw'umwuka. Ku marembo hageze ugasanga umurozi abarozi baba bahari.
bashaka gutwara imibiri. Urebye abarozi barari wawe, Imana ikagukora ku maso ikakwereka barari wawe. Nta kindi baba bashakisha n'uwo mubiri wawe. Imbaraga z'abarozi ziherereye mu kurya inyama z'imibiri y'abantu n'amaraso y'abantu. Iyo tuvuga abantu rero, ntukumve yuko abantu bose ari abantu. Hariho abatari abantu. Iyi si rimwe abantu batari abantu. Ushobora kubona umubiri w'umuntu ukibwira ngo ni umuntu ubonye, ariko atari umuntu, ari shitani ryambaye umubiri. Ayo mashitani rero hamwe n'abayakorana nayo, imbaraga zabo, ibiryo byabo ni imibiri y'abantu, n'amaraso ibyo kunywa n'amaraso y'abantu. None ni ijambo ryavuze ngo n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo bigaragaza ibicuruzwa riri muri Baburoni. Utibwira ngo iyo mibiri y'abantu igurwa ikoreshwa iki? Igurwa ikenewe kuribwa, baba bakeneye kuyirya. Noneho sasa umurozi ashobora kukurya utarapfa, umubiri wawe ukiwufite wose akawurya, akagenda uribwa gahoro gahoro. Ni ryari umurozi atangira kukurya rero? Gatangira kukurya ukagenda wuma uhagaze. Ni wa bantu ubona bagenda buma barumye bahagaze. Umurozi ashobora kukugabaho ibitero, n'uvuga ngo umubiri wawe ukakurya wose. Uko umubiri wose ukurya impande n'impande, ukibwira ngo ni umubiri ukurya, ariko hari umurozi urimo urarya, arakurya mu mwuka. Uko arya mu mwuka umubiri ukakurya, uko arya mu mwuka umubiri ukakurya. Ukwanywa amaraso yawe mu mwuka yanywa, wajya ujya kwa muganga bagapima bakabusanga nta maraso ufite, kandi ufite ibiro bihagije. Umuntu akubona ukabona urabyibushye, bajya bapima bakabona nta maraso ufite, kandi ufite umubiri munini ubyibushye. Jya umenya ngo kaba kabaye aba ni abarozi baba batangiye kunywa amaraso. Baraza bakanywa amaraso, imbaraga z'amaraso Yesu Kristo zikubohore. Ibi rero biba byatewe n'iki? Biba byatewe n'umubiri wawe uba waguzwe, nk'uko dusomye iri jambo ngo n'amagare yabo n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo, ngo ni mudarasini n'ibinzari n'imibavu n'amavuta meza y'amadahano n'icyome n'inzoga n'amavuta yerayo n'ifu y'ingezi n'amasaka n'inka n'intama n'amafarashi n'amagare n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Kumbe imibiri y'abantu ugasanga iri ku isoko, barayiguze. Ndagutsengera kugira ngo umubiri wawe ukurwe mu maboko y'uwari ufite mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zihambura. Niba ufite umubiri muzima uri original, imbaraga z'Imana zirikingira umubiri wawe uri original, kandi zigarura ubugingo bwawe mu izina rya Yesu. N'ubugingo bw'abantu, mpamvu ubugingo bw'abantu nabwo bugurishwa. Iyo tuvuga ubugingo bw'umuntu, umva amarangamutima, umva ibitekerezo, umva umutima, umva ubushake, kandi ibyo bice byose mvuze, ibyo nibyo bikoze ubugingo. Imigambi yawe igafatwa bakayigura, ivanywe mu gace kitwa ubushake muri wowe. Amaproje yawe akibwa, agakorwa n'abandi. Ukaba wari ufite umushinga muri wowe, wa mushinga bakawukwiba, ukazisanga hari uwundi urimo urawukora. Ukaba waragiraga ibitekerezo bizima, bya bitekerezo ukabyibwa, ukisanga hari uwundi ubifite mu buryo bwa kirozi, kuko waguzwe, waraguzwe utabizi. Kwa kwishimira ibyiza no guharanira kugera ku byiza, bikaba byaravanywe mu marangamutima yawe no mu bushake bwawe, hari uwundi wabitwaye, uri kuviva ubwo buzima bwawe. Mu isi ya kirozi ubugingo bw'abantu buragurishwa, mu isi y'umwuka imibiri y'abantu iragurishwa, kandi ihinduka umutungo, yani ihinduka imari ikomeye kurenza izindi mari zose. Ndagusengera kugira ngo Uwiteka agukore ku maso,
ibi wabihagarika gute? Ntabwo twigisha ibi ngibi kugira ngo ubyumve gusa, ngo umenye gusa. Twigisha ibi kugira ngo ufunguke, ube maso, usenge, umenye uko usengera umubiri wawe, umenye uko usengera ubugingo bwawe, umenye n'uko uburinda. Imana imaze gutunganya ingobyi ya Edeni, yafashe Adamu na Eva imushyira muri iyo ngobyi, iramubwira ngo ayirinde, ayibemo kandi ayirinde. Nawe ni wowe ugomba kumenya uko urinda ubugingo bwawe n'umubiri wawe. Ndavuga mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'igihugu. Igihugu cyaduhaye umutekano, dufite inzego zishinzwe kudushakira umutekano. Igisigaye rero ni wowe ugomba gushaka umutekano wo mu mwuka, kuko igihugu ntabwo kizagucungira umutekano wo mu mwuka, kizicunga umutekano wo mu mubiri. Mu mwuka rero hari ikindi gihugu ugomba kuba ubarizwamo, kigomba kugucungira umutekano biciye mu gusenga kwawe. Niba uri umunyabugingo, ubarizwa mu gihugu cy'ijuru. Ijuru rikugomba umutekano wo kurinda ubwo bugingo, rikarinda n'umubiri wawe igihe ariko wasenze. Iyo tuvuga ngo rikarinda umubiri wawe, riwurinda ya myuka y'abarozi, ya myuka y'abadayimoni, ya myuka y'abatware. Kuko ijambo rivuga ngo ntiducirana n'ibifite inyama n'umubiri n'amaraso, Efeso 6:12. Ugahita ubona ko abo ni abantu batagira umubiri, batagira amaraso, bari hano ku isi, bagenda badafite amaraso, bagenda badafite umubiri, kandi bakaba bahiga wowe, bakaba barwanya wowe. Ngo dukirana n'imyuka y'abatware. Ubwo rero abo ni abatware batagaragara, bahawe gutwara bafite ubutware. Ngo ni imyuka y'abafite ubushobozi, ni abantu batagaragara bafite ubushobozi, ariko bashobora gukorera mu bagaragara mu sheri. Abo batagaragara, abo badafite umubiri n'amaraso, bakorera mu muntu ugaragara wambaye umubiri. Ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ukabona ko hari ishobora kuba iragendagenda mu kirere cyawe ibungagira. Ya myuka yo mu ijuru, y'ahantu ho mu ijuru, ikagenda ibungagira hejuru yawe. Iyo tuvuga ngo yo mu ijuru, ni hejuru yawe, ishakisha wowe. Ariko Pawulo yaravuze ngo nuko mwambara intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana izi yuko uramutse wambaye intwaro z'Imana, wahagarara ukanesha. Ndagusengera kugira ngo Imana ikwambike intwaro mu izina rya Yesu Kristo. Rero turashoje, ariko dushoje tuvuga ngo rinda, itonde, kugira ngo ubugingo bwawe utisanga bwaraguzwe cyangwa se bugurishijwe. Kandi niba usanze bwaragurishijwe, niba usanze umubiri wawe waragurishijwe, waraguzwe, umubiri wawe waraguzwe, barawurya ku manywa na nijoro, bawonka amaraso, ibintu nawe wumva biwurya, biwurimo, biwugendamo, byarawigaruriye, ntukiba muri uwo mubiri wenyine. Hari abandi baje batura muri uwo mubiri wawe badafite amaraso, badafite umubiri, baraza babanamo nawe muri uwo mubiri. Ugendana n'abantu badafite amaraso n'umubiri, babandi Bibiliya yavuze ngo ko tudakirana n'ibifite umubiri n'amaraso. Abo badafite umubiri n'amaraso baraje bicaye mu mubiri wawe, bagendana nawe muri uwo mubiri, kuko bumva ko bawuguze. Abandi baraza bakawurya uko bukeye n'uko bwije, bakawurya bari hanze yawo bakigendera, badafite amaraso n'umubiri. Abandi bakaza bakakunywa amaraso, kuko bo nta maraso bagira, nta mubiri bagira, bakunda amaraso, bakanywa amaraso yawe, bakongera bakigendera, n'ugasanga urimo uragenda woma. Imbaraga z'amaraso Yesu Kristo zikubohore mu izina rya Yesu Kristo. Igisubizo rero ni ikihe? Ni uguhungira kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye kiboko
ya watu ambao hawana damu na mwili, hawana damu na nyama. Yesu Kristo niwe kiboko, niwe wenyine uhagarika, unesha abo bantu badafite amaraso, abo bantu batagira umubiri, niwe ubahagarika. Ubu bucuruzi wumvise mu isi y'umwuka bukorerwa mu isi y'umwuka, Imana niyo ifite igisubizo cyabwo. Niyo mpamvu wumvise nenewe uburyo Imana yahaturaga kurimburwa kwaho bitewe na buriya burozi bw'uwo mumaraya wumvise. Noneho sasa bitewe rero n'iyi business nanone wumvise ya Baburoni ikorerwa muri Baburoni, Imana yageneye Baburoni kurimbuka gukomeye, igateza ishyano rikomeye kuri Baburoni. Ubwo bucuruzi bwose ikaburimbura bitewe n'ibi bintu bihakorerwa. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, nakwerekaga rero ko Imana niyo gisubizo cy'ubuzima bwawe, ishobora kurimbagura, ishobora guteza ibyago n'amakuba abo bakurwanya badafite umubiri n'amaraso, abo bakonka amaraso bashaka kugira imari, bashaka kugira igicuruzwa cyabo. Imana niyo yabagukiza ikabateza ibyago n'amakuba bakaguhunga mu izina rye. Nkuko yagambiriye kuzarimbura iyi Baburoni dusomye, uko niko yarimbagura abo bantu badafite umubiri n'amaraso, abo bakoresha uburozi bwabo mu isi y'umwuka bakagura ubuzima bwawe, mu isi y'umwuka bakagura ubugingo bwawe, bakongera bakabugurisha. Mu isi y'umwuka umurozi akaza agatwara umusatsi wawe. Hari abantu bajya baryama bagasanga ni nkaho babogoshe, menya ngo ni abarozi baba batwaye umusatsi wawe. Abandi ugasanga baryamye babyutse imbeba zabariye, cyane cyane bo mu byaro, menya ngo ntabwo ari imbeba nyambeba, wo ni umurozi. Bandi ugasanga imyenda yabo, ni byinshi twavuga hano, imyenda yabo inyenzi zaraje zirahirya cyangwa imbeba zirahirya bakibwira ngo nibisanzwe, kumbe ni abarozi batwaye uwo mwenda. Ndagusengera muri Kristo Yesu kugira ngo imbaraga z'umwami Yesu zimenagura iyo myuka yose kurwanya. Imana amahoro ikugirire neza. Igisubizo ni ukwa ubaye wari urimo urumva icyo cyigisho, akira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi ubugingo bwawe n'ubutaramwakira. Niwe gisubizo cy'ubugingo bwawe, niwe gisubizo cy'izo ntambara z'umwuka. Niwe wenyine ubasha kuzikuneshereza, niwe ubasha kuzigutsindira. Wankurikiranaga ukigaragura mu byaha, garukira Imana, hagarika gukora ibyaha, ihane n'umutima wawe wose, ugarukira Imana yawe, kuko niyo yonyine yo guhagarika izo mbaraga ziguhiga. Abo bantu badafite umubiri n'amaraso, ni Imana yonyine yo kubahagarika. Imana ikugirire neza, Imana ikurwanire intambara. Garukiraho Uwiteka gutabare. Hanyuma isengesho, tugiye gukora isengesho hariya jya kuri channel isengesho ribohora, ukore subscribe. Naha nugenda udakoze subscribe niba ari ubwa mbere ruhageze, hanyuma ujye ku isengesho ribohora, hanyuma wumve ukurikirane isengesho ribasha kwica, ribasha kurimbura, ribasha guhagarika ibyo byose wacagamo kandi wanyuragamo. Imana ikugirire neza. Shalom, shalom.